ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, aravuga ngo nimusange ndabaruhura. Abarushe n'abaremerewe, aravuga ngo nimusange ndabaruhura. Iyo tuvuze abarushe biterwa n'ibikuruhije. Buri muntu wese burya agira ibintu bimuruhije, kandi iyo umuntu arushe aba akeneye kugira ngo aruhurwe. Imana ishimwe. Rero Yesu ahangaha yahamagaye abantu, aravuga ngo yemwe abayibeni anusansime eneodika wema, aravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, aravuga ngo nimuze musange kuko ndabaruhura, kuko ari jye karuhura. Imana ishimwe. Aravuga ngo mwebwe mwari murushe cyangwa se mwebwe mwari mukomerewe, aravuga ngo nimuze musange kuko nge ndi umubyeyi niteguye kubaruhura. Iyi miruho cyangwa se ibingibi yarimo aravuga, ntabwo imiruho cyangwa se kuruhurwa, ntabwo amafaranga yakuruhura. Cyane ko hari abantu bagira amafaranga ariko ugasanga bararushe, cyane ko hari abantu usanga bafite ubutunzi ariko ugasanga bararushe, cyane ko usanga hari abantu bafite ama etaje ariko ugasanga bararushe, cyane ko hari abantu usanga bafite amamodoka ariko ugasanga bararushe. Yesu rero yabwiye abantu, arababwira ngo ntarobanuye, navuze ngo uvuka hehe, navuze ngo uruwa hehe. Aravuga ngo wowe urushe, wowe uremerewe, aravuga ngo nimene masala mimika we nima anome ma, aravuga ngo nimuze. Iyo umuntu agukunda aba ashaka kuzamuka. Ese umwande subscribe y'Ibuwabiti hari amafaranga mwaka. Soza mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Nizere ko mumeze neza kandi mukomeye, mushima Imana. Nongeye kubasuhuza, nizere ko mwiriwe neza, mwese mukomeye. Hari hashize iminsi tutaganira, hari hashize iminsi tutavugana, ariko shimiye Imana data wa twese ko uyu munsi Imana yongeye kunyemerera kugaruka imbere yanyu. Mwese rero ndabashuhuze mu izina rya Yesu, mwe mwakoze subscribe, Imana ibahereze umugisha. Mbikuye ku mutima ndabashimiye cyane, Imana ibahereze umugisha. Hanyuma ndashaka ko uyu munsi wa none unyemerere iki cyumweru kirarangiye turi amahoro. Nimba waranahuriyemo n'ikibazo, ushima Imana, uvuge ngo ndashimira Imana ko wabanye nanjye mu bibazo nahuye nabyo. Nimba warahuye n'ibikugerageza, n'ibikurwanya, n'ibigucogoza, ubwira Imana ngo Mana ndagushimiye. Hanyuma nawe byagenze neza, unyemere uhereze Imana icyubahiro, uyibwire ngo uko wabyitwayemo neza muri iyi minsi yatambutse, aba ariko n'ibisigaye uzabyitwaramo neza. Imana ihimbazwe. Hanyuma twese rero dufatanye gushima Imana. Imana niyo gushimwa ibihe byose, byaba bimeze neza, byaba bitameze neza. Imana niyo gushimwa ibihe byose. Imana niyo gushimwa. Wowe rero ubona bitarakunda, igihe cyo gukunda ntikiragera. Igihe cya nyacyo nikigera rwose bizakunda pe. Ntabwo nzi igihe ibintu byawe bizakundira, ariko kuva Imana yaravuganye nawe, wizere Uwiteka ko bizashoboka, wizere Uwiteka ko amateka azahinduka, wizere Uwiteka ko ibyo byose ureba ukabona bitakunda, wizere Imana ko byakunda isaha iyo ari yo yose. Impamvu ubona bitarakunda ni uko igihe kitaragera. Amen. Hanyuma ubwo ndagukomeje, reka nkubwire ngo wowe wari watakarije Imana icyizere, wongere ugirire Imana icyizere. Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko akiri, kandi nako azahora iteka ryose. Imana ishimwe. Hanyuma munyemerere dusenge gato, hanyuma ubundi tuganire ku ijambo ry'Imana. Mana uri data wa twese mwiza, uri Imana y'icyubahiro. Limepa tokize mepa ivone konstisa mine fone konta bimo edra hini mo konta biforia. Imana yumva gusenga kwa bayisenga ku manywa na nijoro. Alome paliza la labine kontize meforia ze konta bemoria kita. Imana itajya ibuleva dra, itajya iburu kugenza, kandi Imana ibusanye amaboko ibyari bisumiriye umuntu. Aya masaha turagushimiye, tugushimiye uburyo waturinze mu minsi yose yatambutse nta gikuba cyacitse. Izina ryawe Mwami rihimbazwe. Twese milibone abikanto sinimo adina odista mema egeria. Twese ubwo turi imbere yawe Mwami turashima izina ryawe, tuvuga kugira neza kwawe ndetse no gukomera kwawe. Ngwino banatwe muri uyu mwanya tugiye kuganira mu ijambo ryawe. Buri muntu wese uri butega amatwi data buja warakumva ijambo ryawe, abone impinduka mu buzima bwe, ahure n'imigisha ye, ahure n'amahirwe ye, ibyari byaranze byemere, byari byaranze guhinduka bihinduke mu izina rya Yesu Kristo. Ubusanye amaboko ibyari bimusumiriye umurwanire mu izina rya Yesu
Yesu, uhiga ibyahigaga buri muntu wese. Nyemerera artista do bene contageria, umugisha wabane natwe mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma muri Matayo, ubutumwa bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice byo 21. Turahera ku murongo waho wa 25. Reka dusome. Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe, niko umutwe w'amagambo uvuze. Muri iyo minsi Yesu aravuga ati, ndagushima Mana, mwami w'ijuru n'isi, kuko wahishe ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko data, kuko ari we wabishatse. Byose nabihawe na data, kandi nta uzi umwana w'Imana keretse se, kandi nta uzi se keretse umwana w'Imana. Ni umuntu wese uwo mwana ashatse kubimenyesha. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimusange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko munkorera kunkorera bitaruhije, n'umutwaro wanjye utaremereye. Reka tuganire kuri aya magambo y'Imana. Ahangaha hari igihe Yesu yahamagaraga abantu, arababwira musange ndabaruhura. Nyoko wanyu ntabwo yakuruhura. Adupe elati samangu elima aonema geri manga. So wanyu ntabwo yakuruhura iyi mitwaro. Umnere bawezi katobe maize megeni manga. Aravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe. Aravuga ngo nimuze musange ndabaruhura. Ibyo sabene kanume elai gundi masawe. Ibyo so atakuruhura, ibyo amafaranga atakuruhura, ibyo ubutunzi butakora. Aravuga ngo mwebwe abarushye n'abaremerewe, nitaye ku mitwaro mufite, nitaye ku bibaruhije, nitaye ku bibaremereje. Aravuga ngo nimuze musange iyo mitwaro yose, iyo mitwaro ikuremereye, iyo mitwaro ikuvunye. Aravuga ngo ngwino nyikuruhure. Imana ishimwe. Ngwino Yesu akuruhura iyo mitwaro y'ibibazo, iyo mitwaro y'uburwayi, iyo mitwaro y'ubukene, iyo mitwaro ya karande, iyo mitwaro yose ikuremereye. Yesu arimo araguhamagara aya masaha ngo ngwino umwegere akuruhure. Liba wokambilizaba agone man, akuruhure iyo mitwaro ikuruhije. Mafaranga ntabwo yakuruhura imitwaro. Butunzi, ibyo utekereza byose ntabwo byakuruhura imitwaro. Oya, ngwino usange Yesu akuruhure. Bire yatubwiye ngo kuko ndi umugwaneza. Haleluya. Ilipado pa anizele maweni kawodi kosani me elan, kuko ni mawesa na bindi heya, kuko ndi umugwaneza. Yadutuye imitwaro yaturezisha, none tugenda twemye. Ngwino usange Yesu akuruhure, Imana iguhereza umugisha. Ngwino usange umwami Yesu akuruhure iyo mitwaro y'ibyaha, aguture iyo mitwaro y'ingoyi wari wikoreye, akuruhure nawe uruhuke mu izina rya Yesu. Ngusabiye umugisha wowe ugiye kongera ugahindukira ukagarukira Imana. Hari igihe umuntu ajya mu bapfumu, akabazi ko ngo najya mu bapfumu bizakemuka, akabazi ko ngo najya mu bapfumu ariho bizakunda. Ariko ndakubwiye ngo uri muri yangiza, uri muri itangira utuntu twaye twubusa. Na wundi muntu ufite kugusubiza, ufite guhaza kwifuza k'umutima wawe, ufite kuguhereza urubyaro wabuze uretse Yesu wenyine. Tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Abirenge y'abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Yesu niwe wenyine utajya uhemuka mu izina rya Yesu. Ngusabiye umugisha ukande subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ikintu kimwe. Ufite ibibazo, ariko nagira ngo nkurangire umugabo uruhura akamaraho ibibazo n'intambara. Ni Yesu wenyine.
ngusabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kandi nguhesheje umugisha mu byo ukora byose, Imana iguha umugisha.